Yes, ladies and gentlemen, nongeye kubaha ikaze kuri Behind Walls Tales. Ndabasuje mwese aho muherereye mu bice by'isi bitandukanye. Nizere ko mumeze neza, nanjye meze neza. Nizere ko kandi Nyagasani akomeza kubahundagazaho imigisha. Nongeye kubaha ikaze kuri part ya kabiri y'inkuru yacu. Nizere ko igice cya mbere mwagikunze kandi ndizera ntashidikanya ko iki gice cya kabiri nacyo muri bugikunde. Abantu bashyashya rero mbahaye ikaze. Mukande subscribe ndetse mukande no kunzogera kugira ngo mujye mubasha kubona ubutumwa bugufi igihe cyose nshyizeho iyindi nkuru. Ubwo duheruka igice cya mbere duheruka tuvuga yuko Bari ndetse na Maria baje gushyingiranwa. Ahangaha rero ubukwe bwabo bwabaye ubukwe bwiza cyane. Bari yaje gusapotinga uyu mugore Maria ndetse akomeza kwiga. Ahangaha yaje kwinjira muri college yari aho ngaho muri ako gace. Uno mukobwa Maria yahoze afite inzozi zo gufasha abandi. Bari mu by'ukuri yakundaga umutima wo gufasha ndetse n'umutima mwiza uyu mugore yari afite. Ahangaha rero Bari yakomeje gukora muri ya kampani ya papa we. Chief ahangaha yari afite uburakari bwinshi cyane kubera yuko ngo yari yaramutwariye umukobwa yakundaga ariwe Maria. Maria yaje gusoza amasomo ye ndetse asozanya amanota meza cyane. Bari ubwo yabonaga uno mugore we arangiza amashuri byaramushimishije cyane. Yarabizi neza yuko bo uko ari babiri bagomba kubaka hazaza kandi hashingiye ku rukundo ndetse no kubahana. Birengagije igicucu cyahahise habo bari baraciyemo. Bombo uko ari babiri bahise mu rukundo. Ahangaha Maria yifuzaga byibuze iyaba murumuna we yarakiriwe ndetse na papa we kugira ngo barebe ubuzima ndetse n'ibyishimo yari afite ubu ngubu. Uyu mugore Maria buri gihe yajyaga gusura igituro cya papa we ndetse na murumuna we. Yaragendaga akahicara yarangiza akabaganiriza ndetse akababwira ibyo yagezeho. Nuko umunsi umwe ubwo uyu mugore Maria yarari mu irimbi yagiye kubona umwana w'umukobwa hafi aho ngaho nawe yicaye kumva ari kurira. Maria yaramwegereye yitonze aramwiyegereza arangije amazi izina rye. Uyu mwana w'umukobwa aramubwira ati nitwa Natasha. Aramubwira ati nabuze ababyeyi banjye. Aramubwira ati umugusigaye mbana na onkere wanjye. Aramubwira ati onkere wanjye amfata nabi cyane. Tasha ubwo yabwiraga inkuru ye uyu mugore Maria, iyi nkuru yaramutacinze imukora ku mutima. Ahangaha yahise yibuka uburyo nawe yaciye muri struggle zitoroshye. Maria ndetse na Bari bahisemo gufasha uno mwana Tasha. Bahise bamufata bamujyana mu rugo iwabo. Barangije bamwitaho ndetse bamuha urukundo. Uko imyaka gitambuka Maria yaje kurangiza masters ndetse yatangiye gukora mu bitaro byari biraho ngaho. Uyu mugore yakoze akazi neza ndetse atangira kumenyekana. Nuko umunsi umwe Chief yaje guhamagara Bari arangije amubwira ati ndarwaye cyane merewe nabi. Aramubwira ati none nahamagaye doctor arambwira ngo ntago afite umwanya. Muri ako kanya Bari umutima waramusimbutse. Ako kanya yahise ava aho ngaho ajya kureba papa we. Ubwo yarageze aho ngaho Chief ahangaha yarameze nabi. Nuko arangije aramusaba ngo nazane Maria ndetse na Natasha babe babana nawe mu minsi ashikaje kubaho. Aramubwira ngo arumva yifuza kuba ari kumwe n'umuryango. Bari ageze mu rugo yatekereje Maria ibyo Chief yamusabye. Maria ahangaha yabanje kwanga. Yarabizi neza yuko Chief atigeze amukunda, ariko ubwo yabonaga ko Bari afite ubwoba mu maso ye ahitamo gufata ahahise ahashyira ku ruhande. Arangije ababarira Chief ndetse ahitamo ko yagenda akaba ari kumwe nawe mu minsi ya nyuma. Bapakiye buri kimwe cyose ndetse bajyana Natasha bahita bagenda bajya kuba muri ya nzu ya Chief. Ahangaha inzu Chief yabagamo yari nini cyane ndetse yari inzu y'agaciro. Ahangaha Maria akigera muri iyi nzu yahisemo gukora buri kimwe cyose kugira ngo yitware neza ndetse afate neza Chief. Ahangaha rero Maria yatangiye kujya akoresha ibyo yize kugira ngo yite kuri umugabo Chief. Ashaka gukora buri kimwe cyose kugira ngo Chief yumve amerewe neza. Tasha nawe yabaga aho ngaho ndetse abafasha buri kimwe cyose. Ariko abangaba uko ari babiri ntago bari bazi yuko Chief yari yababeshye nta kintu yararwaye. Ahubwo wa mugabo Chief yari yarakunze Maria, yashakaga kujya mubona buri munsi. Ubwo rero yahisemo kubabeshya yuko arwaye kugira ngo baze bamubire iruhande. Bwa mbere Bari ndetse na Maria ntago bigize bakeka ikintu na kimwe. Bagumye aho ngaho ndetse batangira kwakira ko bagiye kuba muri iyo nzu. Ndetse Bari akajya ku kazi agakora cyane kugira ngo akomeze gufasha umuryango. Tasha ahangaha yarishimiye kuba muri iyi nzu nini.
uyu mwana Natasha yatangiye kumva amerewe neza, atangiye kwibagirwa agahinda yabagamo igihe yabagabana na onkere we. Maria n'umutima mwiza yabaga ari hafi ya Chifu. Chifu yakundaga kwitegereza uyu mugore Maria, ndetse yishimiraga uburyo ari mwiza ndetse n'uburyo afite umutima mwiza. Uyu mugabo Chifu yishimiraga kubona Maria muri ruhande. Buri uko umunsi watambukaga uyu mugabo yagendaga yumva ashaka Maria cyane. Ahangaha rero byagezeho uno mugabo atangira gushakisha ubundi buryo bwinshi bwo kugira ngo agumane uyu mugore Maria hafi ye. Nuko umunsi umwe igihe Maria yarari muri garden, Chifu yaje kumuhamagara aramubwira ngo naze mu nzu, ndetse uyu mugabo Chifu yashatse kugaragaza nkaho ari kubabara, atangira kwifata ku bitugu, atangira guhumeka asa nkaho abihatiriza. Maria yaje kuza yirukanka, arangije atangira kumwitaho, atangira kumupima, ariko buri kimwe cyose agasanga ni ibisanzwe. Chifu arangije aramubwira ngo arumva amerewe neza ubwo muri ruhande. Nuko uko iminsi yagendaga ihindukamo ibyumweru, Chifu uko yagendaga asaba ngo Maria amwiteho yarabyongereye noneho, ndetse yakundaga kumubwira ngo naze mu cyumba cye bamaranemo agahe gatoya cyangwa se baganire. Buri gihe cyose yashakaga igituma uyu mugore ahora ari iruhande rwe. Bari ahangaha yari ahuze yibere mu kazi ke, ntabwo yigeze abona ko hari ibintu bitagenda hano mu rugo. Bari mu by'ukuri yizeraga papa we, ndetse yari yizeye ko mu by'ukuri papa warwaye. Ariko Maria yaje gutangira kumva ko atameze neza muri rugo. Yatangiye kubona uburyo Chifu ari kumwitegereza, ndetse uburyo atangira kumufataho, ndetse n'uburyo Chifu agerageza buri gihe gushaka kuba ari kumwe n'uyu mugore Maria. Ahangaha Maria yatangiye kubona ko byanze bikunze hari ikintu kitagenda neza. Nuko umugoroba umwe Maria yaje gusanga ibaruwa munsi y'umusego we. Iyi baruwa byagaragara ko hari Chifu yanditse. Chifu yari yanditsemo uburyo akunda uno mugore, ndetse yanditse uburyo yababeshye ko arwaye kugira ngo abashe kumubona hafi impande ze, ndetse yandika ko yishimira kumubona amuri ruhande. Ahangaha Maria byaramurakaje cyane, ndetse yumva aratunguwe. Ntabwo yiyumvisha ku buryo Chifu yahimba ibintu nk'ibi ngibi. Ahangaha iyi baruwa yarayifashe arayibika, ariko yashakaga kuzayereka Barry, ariko yari abizi neza ko agomba gukemura iki kibazo yitonze. Ntabwo yifuzaga mu by'ukuri kuba yarakaza Barry cyangwa se agateza ikibazo mu muryango. Ndetse ikindi cya kabiri, ntabwo yashakaga guhaza ibibazo kubera ko Tashi yari yishimye ahangaha. Nuko umunsi wakurikiyeho Maria yahisemo kubaza Chifu ikijya mbere. Arangije yinjira mu cyumba cye, arangije amwereka ya baruwa, atangiye kumubaza ngo namusobanurire. Nuko Chifu arangije atangiye gusaba imbabazi, aramubwira ati ibi ni ibyumviro byanjye, nta bundi buryo nari mfite. Arangije aramubwira ati mbabare ntubibwire Barry. Aramubwira ati guhera uyu munsi ntabwo nzongera kukwegera. Ahangaha Maria yaramubabariye, ndetse amwemera yuko atazabibwira Barry. Nuko muri iryo joro Maria yakomeje kubitekerezaho. Ahangaha mu by'ukuri yari azi yuko agomba kubwira Barry ikijya mbere, ariko yari akeneye gutegereza igihe nyacyo. Ahangaha yahisemo kuba yagerageza kugendera kure uyu mugabo Chifu. Nuko hashize igihe gitoya Maria yaje gusanga atwite. Yaje kubibwira Barry. Barry biramushimisha cyane, yaramuhobeye cyane, ndetse atangira kurira Maria y'ibyishimo. Nuko Barry rero ahangaha ntabwo yabashaga kugumana aya makuru meza yari yishimiye. Muri ako kanya yahise agenda abibwira Chifu papa we. Chifu ahangaha yagerageje kumwereka yuko yishimye, ariko imbere muri we ahangaha Chifu yari afite jalousie nyinshi cyane. Uyu mugabo yifuzaga yuko Maria yari kuba yarakingiranywe nawe. Uko iminsi yagiye itambuka, Chifu uburakari ndetse n'ishyari byarakomeje biriyongera. Buri gihe ubwo yabonaga Maria ndetse na Barry bari kumwe, uburakari bwarazamukaga. Yifuzaga ko Barry yasibama, noneho akegukana uyu mugore Maria. Ahangaha rero uyu mugabo ishyari ryaramurenze, atangira kwanga umwana we yibyariye. Mumbabarire mu nyumvire umugabo Chifu yatangiye gushakisha uburyo yakwica umwana we yibyariye Barry. Ahangaha uyu mugabo yarabizi neza ko agomba kubikora yitonze kugira ngo hatagira umuntu n'umwe umukeka. Uyu mugabo rero yatangiye akora udukorwa tudasanzwe, ashaka uburyo ashobora kuba yateranya uyu mugore Maria ndetse na Barry. Ndetse igihe Barry atabagara aho ngaho, yatangiraga kubwira uyu mugore Maria akomentinga ku mugabo we uburyo atari mwiza.
yashaka kureba nimba uyu mugore ashobora kuba yakeka umugabo we cyangwa se yamwanga yamwikuramo. Ariko Maria yakundaga Bari mu by'ukuri, ndetse yatangiye kubona ko Chief ashaka kumumanipira mu mutwe. Nuko Chief akibona yuko uru rukundo rwaba uko ari babiri rukomeye, uyu mugabo noneho yatangiye gufata imyanzuro ikomeye. Yatangiye gutekereza uburyo ashobora kubabaza Bari noneho bya nyabyo. Uyu mugabo yatangiye gutekereza uburyo ashobora guteza accident Bari. Nuko umunsi umwe Chief yaje kubona amahirwe. Bari ahangaha yagombaga kujya muri business trip. Uyu musaza Chief yaje kujya ku modoka y'umuhungu we Bari, arangije acomora feri. Yari abizi neza yuko umupango we uri buze gucamo. Bari rero ubwo yaragiye kuva ahangaha, Maria aramuhobeye, arangije aramubwira ati mugabo wanjye witeho. Bari ahangaha aramubwira ati ndiyitaho mukundwa, ndetse aramusoma aramubwira ati humura vuba ndagaruka. Nuko ubwo Bari yaragiye mu modoka atangiye urugendo, yatangiye kumva yuko imodoka ifite ikibazo. Yakandagira agafira kumva ntago zifata neza. Aho ngaho yahise ahagarika imodoka yishyira ku ruhande ku muhanda, ndetse yatangiye kumva mu mutima afite ubwoba. Muri ako kanya yahise ahamagara ubufasha. Yahamagaye Maria kugira ngo amubwire yuko ameze neza, ndetse amusobanurira buri kimwe cyose cyamubayeho. Maria byaramutunguye, ndetse yumva ntago ari kubyumva neza muri we. Ahangaho Maria yatangiye gutekereza ko byanze bikunze Chief uburyo amaze iminsi amwitwaraho ashobora kuba hari ikintu yakoze. Nuko ubwo Bari yaragarutse mu rugo, Maria yatatse Chief, arangije aramubwira ati washatse kubabaza umugabo wanjye. Ariko ahangaha Chief yarahakanye. Bari yizeye papa we, atangira kubwira Maria ngo niyihangane. Aramubwira ati bishobora kuba ari bimwe by'imodoka. Ariko Maria arabizi neza yuko Chief ari ikintu yakoze. Maria ahangaha yahisemo yuko agiye kugumisha amaso ye kuri uyu mugabo Chief. Ahangaha Maria yashakaga kurinda umuryango we. Maria yaje kwiyemeza yuko Bari atazongera kwinjira mu modoka ye batabanje kureba nimba imeze neza, ndetse yaje gufata umwanzuro yuko agomba kumurinda. Ariko ahangaha Chief uburakari bwarimo buzamuka, umupango we wari wapfuye. Ikindi kandi Maria yari yatangiye kurinda umugabo we Bari. Chief ahangaha yabonye yuko agomba gukora undi mupango. Uyu mugabo rero yakomeze gushakisha uburyo ashobora kongera agakora plan ye. Nuko umugoroba umwe Maria yaje kuva aho ngaho ajya kwa muganga kujya gukoresha check up. Tasha ahangaha yari ku ishuri. Bari ahangaha yari yasigaye mu rugo kubera ko yumvaga atameze neza muri we. Nuko ubwo Bari yararahangaha arimo ashakisha umwenda wo kwambara, yagiye kubona aguye ku ibaruwa uhisha ahantu. Arangije afata ya baruwa, arangije asanga papa we muri salo. Arangije atangiye kumubaza ati nukubera iki wanditse iriya baruwa. Nuko Chief arangije avuga ati ntabwo ngiye nigeze nandika ibaruwa, ahubwo wasanga ari umwe mu bashuga daddy bateretaga Maria wayohereje. Unyumvire nawe iki kigabo kirangije kiramubwira kiti nakugiriye inama wa musore we, narakubwiye ngo nturongore uriya mukobwa. Amateka y'umuryango aturukamo ntabwo yatuma ugirana amahoro nawe. Umujinya wose uyu musore yari afite papa we yahise awuhindukiriza kuri Maria. Nuko ubwo Maria yaravuye ku bitaro, Bari yahise amwakirira ku muryango. Nuko barangije baragenda bicara mu cyumba. Bari arangije amuhereza ya baruwa, ndetse atangiye kumubwira ati nsobanurira. Ahangaha uyu mugore Maria umutima waramusimbutse, aramubwira ati nari naranze kubikubwira kubera ko numvaga yuko nimbikubwira utari bubyemere. Uyu mugabo yari afite uburakari. Arangije amubaza ati se ibi bintu wabimenye kuba ryari? Maria arangije areba hasi ndetse n'ikimwaro. Arangije amubwira ati ibaruwa nayibonye amezi ashize. Aramubwira ati nari nzi yuko ninyikwereka ndi bwangize buri kimwe cyose, ntabwo nari nzi icyo gukora. Bari ahangaha yagize uburakari bwinshi mu by'ukuri. Arangije amwibutsa yuko basezeranye yuko bazabwizanya ukuri hagati yabo. Nuko Maria n'amarira mu maso, arangije amusaba imbabazi, aramubwira ati nari mfite ubwoba. Chief yari yagerageje mu by'ukuri kujya hagati yabo, kandi uyu mugore mu by'ukuri ntabwo ashaka kubura Bari. Nuko muri ako kanya uburakari Bari yari afite bwatangiye kugabanuka. Nawe arangije amusaba imbabazi, ndetse abona ko yakagombye kwizera Maria. Bari ahangaha yaje kubona yuko papa we Chief yashatse kwitambika hagati yabo. Ahangaha rero yahise afata umwanzuro yuko bagiye kuvanga muri urugo.
nuko rero mbere y'uko bavanga muri rugo, Chief yaje kwinginga Bari ngo Tasha agume muri rugo. Nuko aramubwira ati mu by'ukuri nkeneye umuntu wajya umfasha ahangaha mu rugo. Arangije amubwira ati Tasha yamfasha neza. Ubwo yabwiraga Maria ibyo Chief ari kwifuza, ahangaha Maria yarabyanze. Maria mu by'ukuri yarabizi neza yuko nibasiga uyu mwana w'umukobwa Tasha ahangaha atazaba arinzwe, ariko Bari ahangaha muri we yizeraga yuko Tasha azaba arinzwe ndetse yashaka gushimisha papa we. Arangije yinginga Maria aramubwira ati ihangane tumusiga hano. Nyuma rero Maria yaje kubyemera. Bari na Maria baje kuva ahangaha basiga wa mwana Tasha abana n'uyu mugabo Chief. Tasha ahangaha yarishimiye gusigana na Chief. Uyu musaza yatangiye kujya muzanira impano buri munsi. Tasha yatangiye kwishimira buryo Chief ari kumufata. Nuko uko iminsi yagenda gihindukamo ibyumweru, Chief yatangiye kumara umwanya munini cyane ari kumwe na Tasha. Mu gihe kitari kinini, Chief yatangiye kugenda agirana relation zidasanzwe n'uyu mwana w'umukobwa Tasha. Uyu musaza yatangiye kujya akoresha ibishoboka byose kugira ngo uyu mwana Tasha agume iruhande rwe, ndetse yatangiye kujya amubwira yuko ibiri kuba ari ibimenyetso by'urukundo. Bari ndetse na Maria bari barageze mu rugo rwabo, ariko Maria muri we ntabwo yahagarikaga gutekereza uburyo Tasha yabamerewe. Maria muri we yari afite ubwoba bw'uriya mwana Tasha. Nuko umugoroba umwe Bari yabonye yuko Maria atameze neza. Arangije aramubaza ati se niki kitagenda kuri wowe? Maria arangije aramubwira ati ntago ndi guhagarika gutekereza kuri uriya mwana Tasha. Aramubwira ati njyewe ndumva mu by'ukuri kuba twarasize uriya mwana ari kubana na Chief ni amakosa twakoze. Bari ahangaha nawe yatangiye kugira ubwoba. Ahangaha bahise bafata umwanzuro yuko bagomba gufata umwanya bakajya kureba Tasha uko ameze. Nuko ubwo bageraga mu rugo kwa Chief, ahangaha basanze Tasha yishimye cyane, ariko Maria aza kubona yuko uriya mwana w'umukobwa yahindutse. Yabonye ko uriya mwana w'umukobwa asigaye acecetse cyane. Ahangaha Maria yatangiye no kugira ubwoba cyane, ariko ku rundi ruhande Chief yatangiye kwigaragaza nk'aho buri kimwe cyose kimeze neza, ndetse yatangiye kwigaragaza nk'aho ari umupapa wita ku mwana nk'uko bikwiriye. Chief yakomeje rero kujya yihererana wa mwana w'umukobwa mu ibanga, kugeza ubwo wa mwana w'umukobwa yaje gusanga atwite. Chief yagize ubwoba, noneho aramubwira ngo nakuremo inda. Atangiye kumubwira ngo azamushyingirwa namara gukuramo iyo nda. Uyu musaza arangije aramubwira ngo ntago yifuza yuko abyara mbere yuko amukwa. Tasha n'ubwana ndetse no kuba innocent arangije arabimwemerera. Chief arangije aramubwira ngo ntago agomba kubwira Bari cyangwa se Maria ibyo bakorana cyangwa se urukundo bafitanye, ndetse ntago agomba kumubwira uburyo yatwise cyangwa se uburyo yakuyemo inda. Ariko ahangaha Chief akimusaba ibyo bintu, Tasha yatangiye kumva afite amayobera muri we ndetse atangira kumva afite ubwoba. Nuko Chief arangije atunganya buri kimwe cyose kugira ngo uyu mwana w'umukobwa agiye gukuramo inda, ndetse Tasha ahangaha yabigumanye nk'ibanga. Muri icyo gihe rero Tasha yahagaritse kujya ku ishuri, kubera yuko muri icyo gihe Chief yatangiye kujya amufata akamusohokana hanze ndetse akamuha amafaranga. Nuko umunsi umwe ku ishuri baje guhamagara Maria, batangiye kumubwira yuko Tasha atakiza ku ishuri. Nuko ahangaha Maria yahise agira ubwoba, arangije ahamagara wa musaza Chief. Arangije aramubaza ati ese nukubera iki Tasha atari kujya ku ishuri? Chief ahangaha arangije aramubeshya, aramubwira ati Tasha yari yavuze yuko atakunze kiriya kigo, nari ndimo ngerageza kumushakira ahandi yajya kwiga. Ibyumweru bikeya Tasha yaje kubaza uno mugabo igihe bazakorera mariage. Nuko Chief arangije aramubwira ati ugomba gutegereza ukagira imyaka 18. Arangije aramubwira ngo ikindi cya kabiri agomba kumukorera ikintu cy'ingenzi. Nuko Tasha arangije aramubaza ati ese ni iki ngomba kugukorera? Chief arangije aramubwira ati uzakimenya vuba ahangaha. Tasha ahangaha yarabyemeye ndetse yemera ibyo uyu musaza Chief yamubwiraga, yumva ko azamuha ahazaza heza. Uyu mwana mu by'ukuri yizeye uyu musaza, ndetse atangira kwemera ibyo yararimo amusezeranya. Nuko hashize amezi makeya Maria yaje kwibaruka umwana w'umuhungu. Bari ahangaha yaje guhamagara papa we kugira ngo bishimane. Chief agerageza kugaragaza nkaho yishimye, ariko muri we yari afite jalousie ndetse n'uburakari. Uno musaza mu by'ukuri yashakaga Maria. Unyumvira ukuntu uno musaza ari shitani. Yahise afata umwanzuro wo gukoresha uyu mwana w'umukobwa Tasha kugira ngo yivange mu buzima bwa Maria ndetse na Bari. Uyu musaza yaje kubwira uyu mwana w'umukobwa Tasha ngo agende ababaze Maria ndetse na Bari ndetse n'umwana babyaye.
ahangaha akibimubwira uyu mwana w'umukobwa byaramutunguye ndetse aranabyanga, aramubwira ati ntabwo nakora ibintu nk'ibyo ngibyo. Nuko Chief arangije atangira kumwesikoroka, aramubwira ati nitudakura iriya famiye mu nzira uzasigara nta kintu na kimwe ufite. Nuko aramubwira ati mu muco wacu iyo umubyeyi apfuye umwana washatse niwe usigarana buri kimwe cyose cy'uwo mubyeyi. Aramubwira ati rero nudakura mu nzira Bari ngo ukure mu nzira Mariya ndetse n'umwana babyaye uzasigara nta kintu na kimwe usigaranye. Munyumvire namwe uyu mwana w'umukobwa atashaje kubyemera. Nuko hashize igihe gito Tasha yaje kujya mu rugo kwa Mariya, ndetse ahageze yinjira yishimye ndetse afite inseko y'urukundo. Ahangaha yari afite mu ntoki impano yarazaniye umwana. Nuko arangije abwira Mariya ati ndaje kugira ngo mbe ngufasha hano mu rugo iminsi mikeya, ndetse amubwira yuko ashaka kujya amufasha no guteka. Mariya yishimiye kubona ko uyu mwana w'umukobwa Tasha aje kumufasha, ndetse arangije aramwakira n'urukundo rwinshi. Nuko rero Tasha ubwo yarageze mu gikoni yari afite agacupa karimo ibintu by'amaproduwi by'uburozi, ariko mu by'ukuri uyu mwana w'umukobwa yari afite ubwoba ndetse yumva yishinja. Yatangiye gutekereza uburyo Bari ndetse na Mariya bamugiriye neza. None ahangaha uyu mwana w'umukobwa yari ari hano kugira ngo abagambanire. Uyu mwana w'umukobwa yari yakomeje kugira intekerezo nyinshi cyane ziramurenga, ndetse atangira kumva afite ubwoba muri we bwo kuba yahemukira umuryango wamukuye ahabi wamugiriye neza. Muri ako kanya rero ubwo ibyo kurya byari bihiye, yafashe ka gacupa kari karimo uburozi arangije akajugunya muri puberi, arangije afata ibyo kurya bijyana ku meza. Nuko ubwo bari bamaze kurya Tasha yabwiye Mariya yuko ashaka kujya mu rugo. Ahangaha Mariya byaramutunguye kubera yuko Tasha yari yamubwiye yuko agiye kumara iminsi mike yari kumufasha. Nuko arangije amubaza ati ese mu by'ukuri ni ukubera iki uhisemo guhita ugenda? Ahangaha mu by'ukuri Mariya yamaze kubona yuko mu maso y'umwana w'umukobwa harimo ikintu kitagenda neza. Tasha ahangaha yagerageje gufosinga inseko, arangira amubwira ati nibyo ndashaka gusubira kubera ko ni ibintu byihutirwa. Nuko aramubwira ati ariko nzongera ngaruke vuba ahangaha. Arangije aho Tasha aramwiyegereza n'urukundo, aramubwira turakoze cyane kumfasha ndetse wakoze kutureba. Ubwo Tasha yaravuye aho ngaho, ahangaha yatangiye kumva mu by'ukuri afite agahinda ndetse afite no kwicuza muri we, ariko aza kubona yuko mu by'ukuri yakoze icyo agombaga gukora. Nuko ubwo uyu mwana w'umukobwa yarimo yerekeza mu rugo avuye aho ngaho, yaje guhitamo yuko agomba gukora ibishoboka byose akarinda umuryango we, akawurinda plans, akawurinda imigambi mibi y'uriya mugabo Chief. Yabonye yuko atagomba kureka ubwoba bukamukontorora. Ahangaha uyu mwana w'umukobwa yiyemeje yuko agomba guhaguruka akarwanya Chief ndetse akamakinga sure yuko Bari, Mariya ndetse n'umwana babyaye bari safe bameze neza. Ahangaha noneho intambara yari itangiye. Nuko ubwo Tasha yaragarutse mu rugo, Chief ahangaha yaramutegereje, arangije amubaza ati se wakoze ibyo nakubwiye? Tasha arangije amubwira ati ntabyo nakoze. Chief muri ako kanya isura yahindutse umutuku. Munyumvire namwe uburyo iki gisaza ari kigome, cyahise kigira ubwoba yuko uyu mwana Tasha azagitanga akavuga imigambi mibisha cyari gifite kuri uriya muryango. Noneho kugira ngo kimufunge umunwa, cyafashe uburozi gishyira mu byo kurya bya wa mwana. Uyu mwana muri uwo mugoroba ubwo yaryaga yagiye kuryama ariko ntabwo yigeze abyuka. Nuko mu gitondo cyakurikiyeho Mariya ndetse na Bari bakiriye amakuru atari meza. Mariya ahangaha yamaze umunsi wose ari kurira, ntabwo yizeraga mu by'ukuri ko Tasha yagiye. Bari nawe agahinda karamwisha ahangaha. Mariya arangije aramubwira ati njyewe naketse papa wawe. Arangije aramubwira ati byanze bikunze papa wawe afite uruhare mu rupfu rw'uriya mwana w'umukobwa. Uyu musore Bari ariko ntabwo yashakaga kumva ko baba bari gushinja papa we. Bari arangije arasakuza abaza umugore we ati nukubera iki wavuga ibyo bintu? Arangije aramubwira ati ntabwo wigize umukunda. Kuba utaramukunze rero ntabwo bivuze yuko watekereza yuko yakora ibintu bibi nk'ibi ngibi. Mariya ahangaha yagerageje kumusobanurira uburyo ari kwiyumvamo. Arangije aramubwira ati Bari ndabizi yuko bikomeye cyangwa se bitoroshye kubyumva, ariko hari ikintu kitagenda neza hariya. Tasha yari ameze neza, ntabwo Tasha yakagombye gupfa muri ubu buryo. Bari arangije azunguza umutwe we ndetse yanga kumva umugore we Mariya. Aramubwira ati ntabwo nshaka kumva ibyo bitekerezo byawe. Aramubwira ati papa ndabizi neza ntabwo yababaza umuntu uwo ari we wese,
aramubwira ati papa wanjye ndabizi neza ko yakunda Natasha nk'umukobwa we, ariko Mariya ahangaha mu mutwe we ntabwo yari arimo abikurura neza, ntabwo yari arimo abyakira muri we. Ahangaha rero yahisemo ko yabireka akareka gukomeza guserera n'umugabo we, ariko muri we yarize yuko byanze bikunze igihe kizerekana ukuri, cyangwa se igihe kizereka ukuri Bari. Nuko hashize igihe gitoya Bari yatangiye gutekereza ibyo umugore Mariya yamubwiye. Ahangaha rero yatangiye gutekereza uburyo papa we yigeze kujya ababeshya ibintu bitandukanye. Bari rero yahise afata umwanzuro wo kujya kwataka papa we, ariko ubwo yageraga mu rugo kwa papa we yahakanye buri kimwe cyose, ndetse ahangaha yararize. Arangije aravuga ati umugore wawe Mariya aranyanga cyane. Nuko Chief arangije aramubwira ati hari ikintu utaruzi muhungu wanjye, mama wuriya mukobwa kuva kera yashakaga kumunshyingira, ariko narabyanze. Kuva icyo gihe rero Mariya yatangiye kunyanga. Bari ahangaha yatangiye kwizera papa we. Nuko Chief arangije ajya mu nzu azana vinyo, cyangwa se azana umuvinyo, arangije ashyira mu kirahure. Nuko ubwo Bari yaragiye kunywa, agiye kumva yumva telefone ye irasonnye. Mariya niwe wari umuhamagaye. Bari ahangaha ntabwo yigeze amubwira aho aherereye. Ahangaha aramubwira ati turaza kuvugana ningera aho ngaho mu rugo. Noneho ubwo rero yarafashe ikirahure yongeye agiye kunywa, ariko muri we yagiye kumva yumva ikintu kiramubwiye ati winywa iyo vinyo. Bari arangije abwira papa we ati ntabwo nshobora kunywa iyi vinyo kubera yuko ntabwo numva ameze neza muri jyewe. Chief yagerageje kumuhatiriza ngo anywe, ariko Bari arabyanga. Ariko iki gisaza Chief cyari gifite izindi plan kuri uyu mwana w'umuhungu. Ubwo Bari yaravuye aho ngaho ajya mu rugo, Mariya arongera amuhamagara, ariko ntabwo yigeze amwitaba, yari akimufitiye uburakari. Nuko muri ako kanya Chief yahise amuhamagara, arangije anamusaba ngo yagira ngo ajye ku nshuti ye bakorana business amuhe package ayimuzanire. Ariko mu by'ukuri uyu musore yashakaga kujya mu rugo ngo aruhuke. Uyu musaza yakomeje kumuhatiriza ngo namufashe. Nyuma ho gatoya Bari yaje kubyemera. Nuko Chief arangije ama address yaho ajya gufata iyo package. Nuko Bari arangije yerekeza kuri address, ariko ahangaha ubwo yagendaga yumva atameze neza muri we mu by'ukuri yumvaga hari ikintu kitagenda neza, ariko yarabyirengagije. Nuko ubwo yarageze kuri location papa yari yamuhaye, yagiye kubona kuye kuri warehouse, atangiye kureba aho hafi aho ngaho. Ahangaha mu by'ukuri yarari yabonye ko hasa nk'ahantu hataba abantu. Nuko ubwo yaragiye kwinjira muri icyo kizu, yagiye kubona hari imodoka iparitse hafi aho ngaho. Arangije arebye abona harimo umugabo mo imbere. Nuko Bari ubwo yaragerageje kwegera uwo mugabo wari wicaye muri iyo modoka, atangira kumva afite ubwoba. Ntabwo yari yabonye ko hari undi mugabo uri inyuma ye. Muri ako kanya agiye kumva yumva baramufashe, barangije baramutwara mujyana mu ishyamba. Nuko Bari barangije bamujyana aho ngaho mu ishyamba, bamushyira mu kazu k'ibiti, barangije bamufungiramo ndetse baramuzirika. Telefone ye aho ngaho bahise bayizimya. Mariya yatangiye guhamagara, ariko ntabwo yashoboraga kumwitaba. Nuko umunsi wakurikiyeho yahamagaye Chief ari we se wa mugabo we. Ahangaha yakekaga yuko ashobora kuba azi aho Bari yabari. Nuko Chief arangije amubwira ati hashize iminsi myinshi ntabona Bari. Ahangaha Mariya atangiye guta umutwe, atangira kurira, atangira kwinginga Imana, abwira Imana ati ese ni ukubera iki Imana wankorera ibi ngibi? Ese ni iki nakoze ku buryo wangenera iri geno? Ese ni ukubera iki abanzi banjye bari kunkorera ibi ngibi? Nuko ubwo Mariya yahamagaraga Chief, yaramubwiye ati ndashaka kumenyesha polisi. Chief arangije amubwira ati nirujya kuri polisi, Bari n'umuhungu wanjye ndamuzi, ashobora kuba yagiye gusura nk'umwe mu bakobwa bakundanaga. Ahangaha muri ako kanya Mariya yahise yumva agize amayobera muri we. Ntabwo yiyumvishaga mu by'ukuri ese ni iyihe mpamvu ituma Chief avuga aya magambo. Nuko Chief arangije aramubwira ati ndaza kuza ngusanga mu rugo ngusobanurire buri kimwe cyose. Muri ako kanya Chief yahise ava aho ngaho, arangije asanga Mariya mu rugo. Nuko arangije ubwo yageraga ahangaha yicaye aho ngaho muri salon ndetse ari kumwe na Mariya. Mu by'ukuri Mariya yari yataye umutwe. Chief atangira noneho guhimba stories, atangira guhimba uburyo Bari yari afite ubuzima bw'ibanga. Aramubwira ati Bari buriya kuva na kera yakundaga gukora ibintu nk'ibi ngibi akabura, ndetse hashira iminsi mike akongera akagaruka. Arangije aramubwira ati ntabwo ari ngombwa yuko ujya guhamagara polisi. Aramubwira ati byanze bikunze Bari mu gihe kitari gito yaragaruka. Ariko Mariya ahangaha ntabwo yizeraga uwo mugabo Chief.
ahangaha Mariya yahisemo gutegereza igihe gitoya kugira ngo abone kujya kuri polisi. Ariko muri iyo minsi Mariya yarategereje, Bari yararimo arwana no kureba uburyo yacika abantu bari bamushimuse. Tugarutse ahangaha mu rugo rwa Bari, Mariya ntago yatuje, yahoraga atekerezaga muri uko byanze bikunze hari ikintu kitagenda neza. Nuko Mariya yaje guhamagara inshuti ye, arangije amubwira situation ukuntu imeze, ndetse amubwira yuko ari gukeka uriya mugabo Chifu. Nuko inshuti irangije aramubwira ati wakagombye kujya kubwira polisi. Aramubwira ati ni byiza yuko ujya kuri polisi ndetse ukamenya neza yuko polisi kurinze. Nuko uyu mugore Mariya yaje kumvira inshuti ye, afata umwanzuro wo kujya kuri polisi. Ahangaha rero polisi yahise itangira gukora iperereza. Nuko uko iminsi yagiye itambuka, Mariya yakomeje kugira agahinda ndetse yarafite ubwoba bwinshi muri we. Ahangaha ntabwo yabasha gusinzira ndetse nta nubwo yabasha kurya. Yakomeje gusenga yinginga Imana kugira ngo irinde umugabo we. Ahangaha rero Bari aho yarafungiye, nawe yarari maso, yarategereje yuko yabona opportunity agacika abantu bari bamurinze. Yatangiye kubona yuko abantu bamurindaga bagenda basimburana. Nuko atangira kubiga neza. Ijoro rimwe ubwo abamurindaga bari batangiye gusimburana, barahangaha hese abona amahirwe. Ahangaha yabashije kuva muri kakazu, arangije arirukanka mu ishyamba. Agiye kubona yisanze ku muhanda ndetse abona imodoka iri gutambuka. Umuntu wari utwaye iyi modoka yabonye yuko uyu musore afite ikibazo. Bari ahangaha yahise atira telefone uyu mushoferi wamuhaye lifti, arangije ahamagara Mariya. Ubwo yumvaga ijwi rye yahise atangira kurira. Uyu mushoferi yahise afata umwanzuro wo kujyana Bari mu rugo. Ubwo Bari rero yarageze mu rugo, Mariya yaramuhobeye cyane ndetse amubwira ko yari afite ubwoba bwinshi cyane. Nuko Mariya arangije amubaza ati ese byagenze gute, ese ni gute wisanze hari ahantu? Bari ahangaha yamubwiye buri kimwe cyose, amubwira uburyo yashimushwa akajyana mu ishyamba. Mariya muri ako kanya yahise akeka Chifu, ariko Bari arangije azunguza umutwe, aramubwira ati papa ntabwo yakora ibintu nk'ibyo ngibyo. Aramubwira ati byanze bikunze ashobora kuba ari ex girlfriend wanjye washatse kubinkorera. Aravuga ati kuva nagushaka uno mukobwa yahise anyanga kubera yuko yarazi yuko nzamushaka. Nuko ubwo Chifu yaraje aho ngaho, Bari arangije amubwira ko ari gukeka ex girlfriend we ko ari we wari wohereje abantu bamushimute. Chifu atangira kwigira nkaho bimubabaje. Muri ako kanya Chifu yahise ajya kuri polisi. Nuko Chifu akoresheje amafaranga ndetse no kuba yarazwi, arangije ahita ategeka polisi yuko ifunga wa mu ex girlfriend wa Bari. Ahita amushinja cyaha yuko yari yashatse gushimuta Bari. Ubwo Mariya yumvaga ayo makuru uburyo Chifu yagiye gufungisha ex girlfriend wa Bari, ahangaha byaramubabaje cyane. Yarabizi neza mu mutima we ko uyu mwana w'umukobwa bamurenganyije, ariko ahangaha mu by'ukuri nta mbaraga yari afite zo kwerekana ko Chifu ari we wari inyuma y'ibi bintu. Ahangaha uyu mugore yatangiye gutekereza ese ni gute ashobora kwerekana ukuri kuri inyuma y'ibi bintu ariko adatejeje ibibazo mu muryango. Mariya yagerageje gusobanurira Bari umugabo we ko ex girlfriend we nta kintu na kimwe yamukoreye kibi, ariko Bari yanze kubyemera. Ahangaha rero byari bikomeye yuko uyu musore atekereza ko papa we yakora ikintu nk'icyo ngicyo. Mariya rero yaje gufata umwanzuro ko byanze bikunze agomba kukikira akora. Uyu mugore Mariya yatangiye gushakisha ibimenyetso gake gake yamwibanga. Umunsi umwe ari kuwa gatandatu ari n'umugoroba, Bari yafashe umuhungu wabo amujyana hanze gutembera. Ahangaha Mariya yahise afata umwanzuro wo kujya kwataka Chifu. Mariya ntabwo yigeze abwira umuntu n'umwe aho yaragiye. Yumvaga mu by'ukuri ashaka gukemura ibibazo ari we wenyine. Ubwo rero Mariya yarageze hano kwa Chifu. Chifu yaramwakiriye ndetse atangira kumusekera ariko bimwe biri fake. Arangije aramubwira ati Rukundo, uraje kureba umugabo wawe nyawe. Ariko ahangaha Mariya yari yarakaye nta nubwo yigeze amusubiza, ahubwo ahise amusakuriza. Arangije aramubwira ati wowe uri umushimusi ndetse uri umwicanyi. Muri ako kanya Chifu yahise ahinduka. Nuko arangije ahamagara bimwe mu bigabo byamurindaga. Nuko ikigabo kiraza kirangije giterura Mariya. Barangije bamujyana ahantu hari hidden, ahantu muri soundproof baramufungirana. Iki cyumba mu by'ukuri cyari secret, nta muntu n'umwe wari ukizi. Nuko ubwo Bari yaragarutse mu rugo ndetse n'umuhungu we, yasanze Mariya ntaho hari. Telefone ye yari yazimye. Nuko arangije abaza umusekirite nimba yigize kubona Mariya.
arangije amubwira ati Mariya yasohotse mu masaha ashize, nta nubwo yigeze ambwira hagiye. Muri ako kanya rero Bari yahise amagara papa we Chief nawe aramubwira ati ntabwo nigeze mbona Mariya. Nuko mu gihe gitoya Chief yahise ajya gusura Bari, arangije amubwira ati muhungu wanjye nari nje hano kugira ngo ngusapotinge ndetse mbe hafi yawe muri ibi bihe bitari byiza. Nuko Bari rero yaje guhitamo guhamagara polisi, arangije abwira polisi ati umugore wanjye yabuze. Ahangaha polisi yaramubwiye iti ntabwo twatangira iperereza mbere y'amasaha 28. Muri ako kanya ubwo Bari yarimo agerageza kuvugana na polisi, cya kigabo Chief nacyo cyahise gihamagara kuri polisi ndetse kirababwira ngo icyo kirego. Nuko ubwo iki gisaza Chief cyari kicanye n'umuhungu wacyo Bari, kirangije kibwira umuhungu wacyo kiti Mariya ashobora kuba yajyanye n'umwe mu bashuga dadi be akaba yagucitse. Ahangaha Bari yahise atungurwa, arangije aramubaza ati ibyo ngibyo bikuye hehe? Munyumvire namwe iki gisaza. Kirangije cyamubwira ati buriya mwana wanjye ntabwo uzura mugore wawe Mariya, kuva kera yakundanaga n'abasaza. Ndetse arangije amubwira ati ugomba kwibuka amateka y'umuryango we. Atangiye kumubwira ibyerekeranye na mama wa Mariya, aramubwira ati buriya mama we yabaga afite abagabo benshi cyane bamusuraga mu rugo iwe, ndetse amubwira uburyo murumuna wa Mariya yapfuye azize indwara yakuye ku bagabo yaryamanaga nabo. Chief ahangaha yatangiye kumanipira ndetse atangira guhindura ubwonko bw'uyu musore ariwe muhungu we. Ariko mu by'ukuri Bari yahise atangira kubona yuko papa we ibintu ari kuvuga ashobora kuba arimo ashaka kumubeshya. Nuko ahangaha Chief yarakomeje. Chief arangije aramubwira ati hari ikintu utanazi kibanga. Igihe wari warabuze njye nagiye iwawe nsanga Mariya ari kumwe n'undi mugabo baryamye mu buriri bwawe. Nuko ubwo Bari yumvaga aya magambo yatangiye kumuhindura muri we, atangira kumva ko umugore we yamuhemukiye. Bakunzi ba Behind Walls Show, ahangaha niho dusoreje igice cya kabiri cy'iyi nkuru. Nizere yuko muri kugenda mukuramo inyigisho zitandukanye, ariko ndashaka kubabaza, ese muratekereza iyi nkuru izarangira gute? Ndashaka duhurire muri comment section mumbwire ese murabitekerezaho mute? Buri muntu wese wumvise iyi nkuru kuva ku itangiriro kugera ku iherezo, Imana iguha umugisha kandi ukomeze ubane nanjye. Ndagusezeranya yuko nzajya nkuzanira inkuru wigiramo, inkuru zikwigisha ndetse inkuru zikugira inama. Ndabashimiye rero mwebwe mwese mwamaye umwanya wanyu kuva ku itangiriro kugera ku iherezo ry'iyi nkuru. Nizere ko iyi nkuru hari ikintu hinduye mu buzima bwawe, nizere ko iyi nkuru hari ikintu ikwigishije, nizere ko hari ikintu mu ntekerezo zawe. Wakoze guhitamo Behind Walls Series. Naho utaha. Ciao ciao.